uyu munsi umuntu arafatwa ntatinya kukubwira ati baramfunze ariko ejo turasubira. Abakora ubucukuzi bwemewe bw'amabuye y'agaciro mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, kimwe mu bibazo bahura nacyo umunsi ku munsi ngo n'abajura baza kwiba amabuye y'agaciro mu birombe byabo, maze mu kubafata polisi ikabasaba kubajyanira abo bajura kuri sitasiyo. Tugafata n'abajura baje kutwiba, ariko kubera ko sitasiyo ya polisi iri kure yacu, ugasanga kubagezayo sitasiyo ya polisi ikatubwira ngo mubatuzanire. Biteye ubwoba kuba umuntu yakubwira ngo umushyire umujura wakwibye, ukamutwara kuri moto mukarindira imirenge ine ugiye gushaka sitasiyo ya polisi umutwaye. Cyane cyane inzego z'umutekano zo duhura nazo kenshi, twabasaba ko nanone igihe tubatse ubutabazi bajya badutabara vuba, ko nk'uko uyu yabivuze akenshi natwe tubafashe tubashyira muri pick-up tukabitwara kuri polisi, ariko kandi umuntu zose watanze mu gitondo agahita aza kugarukira. Ubu bujura bw'amabuye y'agaciro aribwo bita legal mining ngo butizwa umurindi nuko bamwe mu bafatiwe muri ubwo bucukuzi butemewe bafatwa ejo bakarekurwa. Uyu munsi umuntu arafatwa ntatinya kukubwira ati baramfunze ariko ejo turasubira, ahubwo noneho akagaruka yarakaye, waramusubira ati turagaruka, ubwo birazwi aragenda iminsi itatu itaragaruka, ariko agaruka noneho yabaye igisare. Iyo kampani runaka itakaje imbaraga mu kubafata ikabashyira mu nzego z'umutekano, akenshi ujya kureba iyo bakoze screening abantu bakoze irigo mayini nibo bahita bagaruka, noneho ugasanga niba mwatuye abantu 5 ejo bazaba 20 kubera ko mwatwaye nimugoroba bose bahise bagaruka. Umuntu wakoze irigo mayini yagize udukikije yafashe bagenzi be ajyanye muri mayini n'uko yarayoboye team yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibyo byose ugasanga ni ibyaha, ariko iyo bagiye bakagera muri Nuza muri za transit center usanga bari bakavuga ngo yakoze irigo mining, ubwo ni amabuye, ubwo baza bakora screening bakavuga ngo bafite ibyaha boroheje, akora baza bakaruka bagahita bagaruka. Uruhande rwa polisi y'igihugu, umuvugizi wayo mu ntara y'Amajyaruguru avuga ko nta wafashwe yiba amabuye urekurwa, ngo ahubwo abarekurwa nuko haba hashatswe ibimenyetso bibashinja bikabura. Ntabwo umuntu yafatwa ari gucukura ibomero. Icyo dukora iyo ageze kuri station ya polisi, ugomba haba hari ubugenzacyaha. Ubugenzacyaha bukora na polisi kandi nta n'abantu bari kumwe, ndetse n'izindi nzego ziri aho ngaho, hari n'abasirikare bari aho ngaho. Inzego ziba ziri kumwe kuri kesi yabaye bayiganiraho bakayivugaho. Nta muntu w'igihe azi waba gucukura amabuye ngo bamurekure muri petroke. Inzego zivuga ku kintu ntabwo umuntu yaba ari sireti yavuzwe we yabaye reported mu gihugu ntagira umuntu ubwo uriya muntu arafatwa yashyikirizwa ubugenzacyaha, ugasanga arimo aramubuza ibimenyetso birabuze, bya bimenyetso byabura. Icyo dukora tumujyana transit center, screening team igizwe na Bisimiya Soke n'abandi bajya guscreening igihe cyo kugeza. Muri rusange ngo kuvuguta umuturambye wo guca ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, ndetse no guhana abafatiwe muri ubwo bucukuzi, ngo nuko uwafashe uwari uri gucukura amabuye y'agaciro ayiba agomba kugaragaza ibimenyetso bimushinja kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.